mumeze neza tubahaye ikaze kuri Flora 250 TV. Ndizera ko aho muherereye hose mumeze neza, muguwe neza. Tubahaye ikaze. Ndumva ko nkurikije abantu ngenda nganira nabo, ndumva uko biri kose ari byiza, kandi iyo ndebye no muri comment nkareba uburyo abantu barimo kumbaza cyangwa se nkabona feedback ku bantu banyandikira, mbona ko ari byiza kandi aba ari ibintu bishimishije. Nera courage nawe uwo ari we wese, nagutera courage yo kubikora. Ni byiza iyo wowe ubwawe wifitiye icyizere kandi ufite intego. Uyu munsi rero nifuje ko hari ikintu twaganiraho, kuko nasanze cyangwa se nabonye ko abantu benshi hari ukuntu rimwe na rimwe tubifata, ariko ugasanga turabifata mu buryo butandukanye, ariko byose ugiye gusanga tubihurije hamwe byabyaramo igisubizo cyiza kandi cyatugirira umumaro. Uyu munsi rero vuga ngo nije ngo tuganire kuki. Nifuje ko tuganira ariho amakosa amwe namwe akorwa ngo turimo gukora regime, turwana no kugira ngo bya biro nyine, kwa kundi hari ukuntu umuntu areba ibiro afite akabona ukuntu angana, akabona ukuntu ateye, ugasanga hari igice kimwe cye cy'umubiri gitumye yibangamirwa, akumva icyamufasha icyo gice cy'umubiri we kikavaho. Kandi namenye ko icyo ngicyo kugira ngo kiyongere si cyo cyonyine cyaje, oya, ahubwo ni umubiri ubu ubwawo waguka ukagukana na hahandi. Ugasanga wenda urugero, niba ubyibushye inda, si inda yonyine ibyibushye, oya, ahubwo ni umubiri wagiye uraguka nyine, urabyibuha, bituma na yanda yigira imbere. Wenda ukareba ahandi ukabona nta kibazo, ukabona nta nubwo wibangamiwe, ariko siho honyine, aho handi hagabanyutse n'indi iragabanyuka. Yego rwose niko bimeze. Ni ukuvuga ngo ahantu hose habyibuha ari uko kuri wowe n'ubundi hari ikiyongeyeho. Ntabwo hiyongera ikintu kimwe ku mubiri wawe gusa, oya. Ni ukuvuga ngo niba ari ku maso hariyongera, ariko na hano ku gice cyo hejuru kigomba kwiyongeraho gakeya bikajyana n'uko umeze. Niba ari mu nda hiyongeraho, ugasanga hiyongeraho bitewe n'uko ungana. Ntabwo igice kimwe kiyongera kuko n'ahandi hatiyongera. Ni ukuvuga ngo umubyibuho uba waje wowe hose bitewe n'uko hose nyine wabyibushye. Rero uyu munsi nashatse ngo tuganire ku makosa amwe namwe akorwa twibwira ngo turimo gukora regime, ugasanga umubiri wacu turimo kuwica cyangwa se turimo kuwuhereza ibyo tuwugaburira cyangwa se tuwuhereza mu gihe kitari icyabyo, ugasanga nanone hari ukundi kuntu turimo kwiyica. Uyu munsi naje nibura ngo dufateho ikiganiro gito cyane, tuvuge kuri ayo makosa amwe namwe akorwa. Rero hari ukuntu umuntu avuga ngo njyewe ndi kuri regime, ubwo twatangiye ni nk'ingingo nka zingahe zonyine, ugasanga umuntu aravuze ati njyewe kubera regime ndiho ntabwo nshobora kunywa isukari, akavuga ati nzajya nkoresha ubuki. Noneho ugasanga mu kintu agiye kunywa ashyizemo ubuki bwinshi, kandi ubushakashatsi bwo bwagaragaje yuko ugereranyije isukari igaragara mu buki n'ubundi bayenda atenda kungana n'isukari. Ugasanga n'ubundi isukari wakiriye mu mubiri irangana nk'isukari. Kandi ugiye kubikoresha neza, ikintu cyose ukoresheje mu kigero cyiza gitoya kiringaniye gishobora kukubyarira umusaruro. Hariho abantu bamwe bazi ngo kujya kuri regime ni ukurya ibintu bibishye, mbese ni ukwiyima, ni ukwicisha inzara, ni ukurya ibintu bibi. Oya, ubushobozi waba urimo ubwo ari bwo bwose ushobora gukora regime kandi nziza idatuma umubiri wawe ugira icyo ubura, kandi byose ugomba kubibona ariko muri kondisiyo zimwe na zimwe. Uyu munsi nizo naje ngo tuganireho, tureke kwiyima cyangwa se twibwire ngo ubwo turi muri regime turafata ibi n'ibi, ariko nabwo mu gihe kitari icyabyo. Twari tukiri ku buki n'isukari, ukavuga uti ndi kuri regime, isukari narayiretse, ariko ugasanga urakoresha ubuki bwinshi. Ni ukuvuga ngo ubwo buki urimo gukoresha nabwo bufite ingano yenda kungana nka ya sukari, nayo si nziza. Noneho ku muntu we uba urwaye diyabete, we nta nubwo aba anayemerewe, nubwo nandukiriyeho gatoya. Nk'uko utemerewe isukari n'ubuki niko butabwemerewe.
rero ni byiza yuko ikintu cyose ufashe kuri wowe udafite ikibazo kindi cy'umubiri wenda ku bundi burwayi uba ukwiriye gufata ikintu icyo ari cyo cyose kiri mu rugero. Ariko iyo uzi neza ngo ako kantu iyo ugakozeho buri gihe kakubera umutego, hari ubundi buryo bwinshi ushobora gukoresha bwagufasha gukora regime yawe ariko umubiri ukabona icyo ukenewe. Ikindi ariho umuntu uvuga ngo njye ndi kuri regime ngo ndya rimwe ku munsi, ugasanga nko ku manywa nta kintu yafashe yiyimye akavuga ati ndaza kurya nimugoroba, noneho wasanga mu ijoro ugasanga ari ibiryo byinshi, ugasanga mbese nka bya bindi ari kurya ku manywa biriye byinshi mu ijoro, noneho ugasanga umubiri uwuhaye akazi wo kurara ukora. Kandi wibuke neza yuko igihe umubiri wari kuba ukora wabuze ibyo wagombaga kwakira, ahubwo igihe umubiri wari ukeneye kuruhuka no kumva umeze neza uhaye akazi uko kurara ukora. Ni hahandi uzabyuka ukumva watetse intege, wabuze imbaraga, kubera ko umubiri waraye ukora urimo guhangana n'ibindi wabihaye mu ijoro bibunaniza, kandi umubiri wo nta kindi kintu urimo gukora. Ugasanga saa sita wiyicishije inzara, ntabwo urimo guhaguruka kubera inzara, ukumva isereri, ukumva urahaguruka ugashaka kwicara, bitewe n'uko umubiri ntabwo urimo kubona icyo urimo gukora. Amasaha iyo urimo gukora n'umubiri uba ukeneye kugira ibindi ukora. Ugomba igihe cyose cya lunch jya ugerageza ugire ikintu ufata, kuko iyo ugize ikintu ufata bituma umubiri wawe ukora, bikabasha no kumenya ngo ngomba kwakira ibingana gute, ngomba kubikoresha mu gihe kingana gute. Ni nabwo umenya ikigero cy'ibyo ugomba gufata n'ibyo utagomba gufata, bitewe n'uko uko umubiri uwumenyereje gahoro gahoro bituma umenya ngo sasa ni hahandi uzasanga umuntu agabanyutseho wenda urugero ibiro wenda nka 20, ariko mu gihe gito kiri imbere cyangwa igihe cy'umwaka, kuko abenshi niko bikunda kugenda, ugasanga aragerageje koko akoze regime, ariko mu gihe cy'umwaka abenshi bikunda kugaruka noneho bya biro byikubye inshuro za zindi. Nta yindi mpamvu nuko tudakoresha neza regime nk'uko tuyikoresha. Nitwongera kugaruka tuzavuga uburyo ushobora kuguma kuri range imwe, ibiro ntibyongere kwikuba, ahubwo ukaguma muri range imwe y'ibiro ugomba kugumamo. Rero unkurikiye wowe uyu munsi, gerageza ugendere muri izi kondisiyo, kandi n'ukuri zizagufasha. Wikumva ko kuba uri kuri regime ugomba kurya nijoro gusa, oya, ahubwo umva regime yawe kuntu uzajya uyikora. Nubwo twari twarabivuzeho, ariko bimwe usanga tubikoramo tuzi ngo tuyirimo, ariko turimo kwiyicira umubiri, ari nk'amakosa turimo gukora. Mu gitondo niba ubyutse tutagiye kuri kwa kundi tuvuga ngo amazi, ngo banze unywa amazi, oya, reka tugehere kuri breakfast. Fata breakfast yawe nk'uko wumva ugomba kuyifata, nziza nkeya cyane, iri mu rugero rwiza, utimye umubiri kandi nanone utagiye kuwuhereza nk'urimo kuwuhata koko kugomba kuwuha. Fata bikeya, igifu kigomba kugaragara ko kirimo gusya, kandi kigomba kugaragara ko kirimo gukora. Nugera no ku gihe cya lunch, ufate lunch yawe ushobora kuba iriho imboga ariko hariho poroteyine. Si ngombwa ngo ushyireho poroteyine izo arizo zose, oya, shyiraho poroteyine imwe mu biryo ugiye kurya. Nuyirya hariho kwa kundi navuze ngo njyewe nari narafashe icyemezo nibura inyama kuzirya rimwe mu cyumweru n'ifiriti rimwe mu cyumweru. Njyewe nuko icyo gihe nari ndi ku biro byinshi cyane, numvaga nifuza ngo mbimanure nanjye mu gihe gitoya, ariko mu cyumweru urumva narageragezaga iyo poroteyine nafashe mu yindi minsi isanzwe yose, numva ko mu cyumweru ngomba kuyifata. Kandi kugira ngo urye izo poroteyine zindi ntabwo ari ukuvuga ngo uziteke mu mavuta ngo ibintu bigaragare ko byaryoshye. Indyo yawe ushobora kuyiteka mu buryo butarimo amavuta, kandi indyo yawe ikaryoha. Rero gerageza ku ndyo urimo kurya ugerageze habe hariho poroteyine, ariko mu kigero gitoya cyane cyane. Hariho abantu nabwiye ngo niba wumva ko ubibonye wabyo, gura ya sentire igufasha utagira ahantu urenza, kuko iragenda koko ikagufata ukavuga uti ikakuzirika, noneho ku buryo uvuga watangira kumva utangiye guhaga sentire, ukumva itangiye nyine kubyiga, ugahita uhagarikira aho ngaho. Rero wabigerageza kugira ngo wiherenge utagomba kurenzaho, uvuga uti inda yanjye
hari ukuntu uvuga uti inda yanjye ntabwo izarenga aho hantu, koko ahantu uyipimiye n'ukuntu uyifatiye ntabwo iharenga. Mwebwe uzabigerageze uzambwira. Ikindi, hari umuntu uvuga ngo abantu barya mu masaha, abantu batarya mu masaha nyine bya bindi navugaga ngo ugomba kurya rimwe ku munsi, cyangwa ngo mu isaha ngomba kugira ikintu mfatamo. Umubiri wawe uhe gahunda, ureke kugira ikintu ugenda uwuvangira, bizagufasha kugira ngo ugere kuri bya bindi byawe byose wifuza. Noneho bibaye byiza akarusho, nimugoroba rwose ntukagire icyo ufata, kuko bituma umubiri wawe ukora neza cyane, kuko no ku manywa uba wakoze neza cyane. Rero mureke turye neza muri cya kigero gito cyane nk'uko twakiyemeje, kandi ntabwo kugira ngo ugire ku biro ushaka. Ariho umuntu uvuga ngo gukora regime birahenze, ahubwo ikintu nagiye kubona ngo mbone ko gihenze koko muri regime ni ubushake n'umuhate no kumva ko cya kintu ushaka kukigeraho. Ariko ibyo byonyine iyo ubifite, kuko regime ni nacyo kintu kigora, kuko abantu benshi bavuga ngo birarushya, nkunda ibiryo, icyo ni icyambere, urumva ko kigoye. Undi ati sinywa amazi, urumva ko icyo kigoye. Ariko ibyo iyo ubishoboye, regime uba wayishoboye. Naho imirire, ibyo dufite ibyo byose ushobora kubitegura muri ya ndyo yuzuye, kandi ukabukoze regime yawe neza cyane. Rero wikwiyima, iyiteho, wikunde, kuko mbere yuko wikunda na nyuma yuko wikunda, nta wundi uzaza ngo avuguruze wowe ibyawe wahisemo gukora. Wowe nyurwa nuko wumva ushaka kuba, ibyo wumva biguhaye amahoro, uko ugenda, uko uhumeka, ibyo ngibyo birabaye. Rero abantu batarya mu masaha umubiri urimo gukora, uyu umubiri wawe urimo gukora, bituma nyine ibintu byose bigenda neza. Rero hari izo ngingo nifuzaga ko tuganiraho, kuko nizo nabonye ko abantu benshi zibagora muri regime yacu. Reka nizere ko tugiye kubikosora. Hariho abantu benshi barimo kunsaba ibintu byinshi bitandukanye ndimo gusoza, ni ukuri ibyo byose narabibonye, gusa nashatse ngo nkosore ako kantu gatoya, ari nako ndimo kugenda ngana ku musozo ku bintu bijyanye na regime. Hari ibintu byinshi abantu basabye ko dukora ku bijyanye no ku mamasike yo ku maso, ku bintu bijyanye no ku nkovu cyangwa se ku biheri. Ibyo byose ndifuza ko tubikora. Rero iki ngiki n'ikindi kigiye gukurikiraho cyatuma uguma kuri rengi y'ibiro, kugira ngo nubigabanyuka ejo bitongera bikikuba bikagaruka. Icyo nicyo nshigaje gukoraho. Sasa tugatangira za pratique zacu zo gukora ibijyanye no ku maso, hanyuma n'ubundi tugakomeza kuri ibindi mfite numva nifuza nabagezaho, kandi byiza bizatugirira akamaro. Hamwe namwe tuzabigeraho, kuko iyo ufite sapoti y'abantu biba ari byiza, kuko ikintu cya mbere ni abantu, ahatari abantu ntibikunda. Rero uyu munsi ikiganiro cyanjye ni aho ngaho ngiye kugicumbikishiriza. Nizere ko mukomeje kunyurwa n'ibiganiro byo kuri Flora 250. Nawe utarakora subscribe kuyikore, ni byiza. Shimira na ba bantu bose barimo gukora share ku biganiro byanjye. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda.